uyu mupadiri yakundaga ba mansera bo muri iki kigo. Gusa hano ari mu cyumba cye, barakwereka ahangaha arimo gusuka ji mu kirahure atuje ameze neza mu cyumba cye. Ni umupadiri dutangiranye nawe, iyi nkuru tuyitangiriye ahangaha mu cyumba. Gusa uyu mupadiri arangije nta kindi kintu yakoze sibye gutangira gusuka kano kaji muri iki kirahure. Arangije aratuza, ari kujya acunga ahantu hose ngo arebe ko nta muntu waba uri kumubona. Ibigaragara uyu mupadiri ibi narimo arakora ni ibintu bitari byiza. Arangije aravuga ati nizere yuko uyu munsi byose biraza kugenda nk'uko nabiteguye, byose nabipanze. Akomeza gucunga ahantu hose ngo arebe ko nta muntu waba uri kumubona. Arangije aravuga ati byibuza uyu munsi nta hantu uri buze kunshikira, kuko uyu munsi nabipanze nitonze. Ngiye kuba naguhumanya neza cyane kubera yuko ntago wancika pe. Urabizi nagukundaga nyagasani. Aya ni amagambo uyu mupadiri arimo aravuga ahangaha. Gusa arangije uyu mupadiri yagize atya afata igitoyi. Niba uzi igitoyi bashyiramo umuti bagiye nko kuwutera umuntu cyangwa ikintu, arangije hari umuti yashyizemo. Aravuga ati okay, ati nizere yuko uyu muti uraza gukora ibyo nifuza. Uyu mupadiri arangije aravuga ati aka ngaka karaza gukora umuti. Aranamwenyura. Arangije aravuga ati ngiye kuba nabivangamo ahangaha, ninsoza kubivanga ukaza kubinywaho biraza kukwemeza. Undebere neza witonze. Nakubwiye ngo ahangaha ni kuri Kaba Films. Kora subscribe kuri YouTube channel, tubana umunsi ku munsi. Gusa uyu mupadiri yatangiye gukandira iriya miti mibi, atangira kuyivanga ahangaha muri ka kaji yasutse ahangaha mu kirahure. Haratuje ameze neza. Ni mu cyumba ahangaha cya padiri, mu cyumba cye. Numbaze ngo ni ibiki ari guteguriramo, ni ibiki ashaka kuba yakorera muri kino cyumba. Wereba filimi gusa, nicyo cyonyine tugusabye. Ukurikirana akantu ku kandi, ntihagire akantu na kamwe kari buze kugucika. Gusa uyu mupadiri arangije abika cya gitoyi yakoresheje. Gusa uyu mupadiri aracyacunga ahantu hose ngo arebe ko nta muntu waba uri kumubona. Uyu mupadiri arangije aca bugufi atuje, afata iki gikombe amaze gushyiramo ibintu bibi cyane bihumanye. Aravuga ati ubu ngubu ndabishoje, byose mbikoze nk'uko nabyifuzaga. Ubu ngubu ndabishoje, ngomba kuba nakitegura nkabikurikirana nyine, kuko uyu munsi nta hantu ari buze kunshikira. Nyagasani, ese ninde ari gutegereza? Gusa uyu mupadiri arangije aravuga ati yewe Mansera yahamagaye ahangaha. Mansera ibigaragara yari ari kure, ntabwo yari ari hafi ahangaha. Aravuga ati Mansera rega nashoje banguka, ntugire ikibazo, nabishoje ibyo narindi gukora. Uyu mupadiri mu guhamagara Mansera ntabwo ari hafi ahangaha. Mansera arimo kumva bamuhamagara, we ntabwo aramenya neza ibijya mbere. Uyu mupadiri arangije aravuga ati rega ngwino, ibyo narindi gukora byose ubu nabishoje, waza noneho ugakora nawe ibyo wagakwiye gukora muri iki cyumba cyanjye. Ubu ndebere neza witonze. Uyu mupadiri uri ahangaha nuko yagize atya ahamagara Mansera we ntago araza. Gusa uyu mupadiri arangije aravuga ati rega injira, ni karibu, ntugire ikibazo, ibyo narindi gukora byose nabishoje, wakinjira pe, ntubigireho ikibazo kuko byose nabishoje. Uyu mupadiri uri aha Mansera yagize atya, Mansera atakingura urugi. Arangije arinjira. Ndebere neza witonze. Nakubwiye ngo iyi nkuru uyirebe witonze. Padiri ati ko wari watinze? Ati nkuhamagaye igihe kinini cyane, ntabwo nzi ngo wari uri mu biki. Uyu mupadiri arangije avuga ati ndakwinginze, ese wankoreye amasuku mu cyumba cyanjye, kubona nyine hatameze neza, ko nanjye hari ibintu ngiye gukora hanze.
ese wamfasha ukankorera amasuku mu cyumba cyanjye? Mansera ati yego rwose nta kibazo ndabikora, we ntuze kugiraho ikibazo pe ndabikora. Padiri arangije amubwira ati dore naguteguriye ahangaha n'akaji, nurangiza gukora amasuku unywe no kuri kano kaji kameze neza, nanjye ngiye kuba hari ibyo ndi gutunganya hanze, nusoza nyine uze kumbwira pe sibyo? Mansera ati urakoze cyane, urakoze cyane Padiri, urabizi ko ngiye rwose ndubaha pe. Padiri ati ok byiza cyane kuba wubaha, rero nanjye ubu ngubu rero reka ngire ibyo ntunganya hanze, mu kanya gato nyine nsange wamaze gutunganya hano hameze neza sibyo? Mansera aravuga ati byose mbihaye umugisha, kuba byose biraza kugenda neza ndabyiteze pe. Uyu mupadiri yakundaga abakobwa cyane, gusa uyu mupadiri arangije aravuga ati ya reka nizere yuko ibyo nkubwiye nyine uri buze kubinkorera, kandi ndabizi neza ko Imana iraziguha umugisha ibintu bikagenda neza nyagasani. Gusa uyu mupadiri twebwe twamaze kubona ibyo yakoze, ko hari ibintu yashyize muri kiriya kirahure avangavangamo. Barakwereka Mansera we ntago azi ibijya mbere, arangara aratuje, arangije aravuga ati ariko Padiri arankunda, byibuze binashoboka twanakivira muri ibi ngibi tuba turimo tukagira icyo dukora. Nibyo Mansera ari gutekereza ahangaha yibaza. Arangije Mansera haravuga ati yesu we kino cyumba kuntu ari cyiza, reka nze makora amasuku hose mu kanya gato, byibuze Padiri ashobora kuza nabishoje byose bikagenda neza. Mansera arangije acunga neza ahangaha, habona hari n'akaji kari hafi aho, aravuga ati si ureba n'ibyo nkunda, byibuze ngiye no kunywa kuri kano kaji mere neza mu gihe ndaba ndi gukora amasuku muri iki cyumba. Uyu mumansera we ntago aramenya neza ibiri kujya mbere hano, arangije aravuga ati ya byiza cyane kuba none ngiye kubikora neza, nkakora amasuku hano fresh, ni ibintu byiza. Uyu mumansera arangije aravuga ati ya mbega Padiri kuntu ankunda by'ukuri, ndetse kuba yakoze ibi byose ni ibintu byiza binshimishije cyane. Uyu mumansera acunga neza yuko Padiri yagiye, arangije aravuga ati ya ubu ngubu kuba wagiye byose nabikora neza ntuje meze neza. Uyu mumansera yatangiye ahangaha gusasa neza uburiri bwa Padiri, atangira kuba yabusasa neza ameze neza fresh. Aravuga ati kamakore nitonze, makore vuba vuba, byibuza aze gusanga nahashoje hameze neza cyane, hashobora kubona yuko ndi umuntu wize. Gusa uyu mumansera hari gutunganya ahangaha icyumba cya Padiri hameze neza atuje. Nakubwiye ngo wowe reba inkuru uyirebe uyirangize. Gusa uyu mumansera uri gutunganya ahangaha ntago aramenya neza ko Padiri hari ibyo yakoze bitari byiza muri iriya ji agiye kuba yasoma. Gusa Mansera ameze neza atuje ari gukora amasuku mu cya Padiri, ndetse ahangaha nakubwiye ngo reba inkuru urasobanukirwa akantu ku kandi. Mansera akiri muri ibyo ngibyo aratuje, ntago aramenya neza ikiri kujya mbere hano muri iki cyumba, ntago aramenya neza ko Padiri hari ibyo yari yateguye atigeze amenya. Gusa Mansera akiri muri ibyo yibaza nawe icyo yakora, byamucanze. Arangije aravuga ati mana yanjye mfasha ibingibi biza gukunda nk'uko ndi kubyifuza, makore vuba vuba, ubundi nyine ngire n'ibindi nkora, kuko uyu munsi mfite ibintu byinshi byo gukora kandi ngomba gukora nkasoza neza cyane. Mansera akiri muri ibyo yibaza icyo yakora. Gusa Mansera nimba witegereza neza impande ye hari ji bamusigiye, kandi ino ji iraroze, bivuze ngo Mansera naramuka asomye kuri iriya ji biraza kuba ikibazo. Uyu mumansera arangije aravuga ati nizere yuko byibuza ndi kugenda amatunganya neza nk'uko byagakwiye kugenda, byibuza ubu ngubu
ndishimye cyane kuba ndi kubona hari kugenda neza. Gusa Mansera arangije nta kindi yakoze usibye kuba yafata ino ji, aravuga ati mbega ukuntu isi gakonje n'inyota mfite, byibuze reka ninywere nyagasani. Niba wibuka neza ibi bintu agiye kunywa, padiri yari yamaze gushyiramo uburozi. Gusa Mansera aranywa, abinywa atuje, nagazi neza nimba biroze. Mansera arimo kunywa aravuga ati Yesu we, biranaryoshye, arishima. Ubundi ngo nta burozi bubiha, buba buryoshye. Mansera akomeza kwinywera yumva bimeze neza cyane. Ntabwo turamenya neza ngo ni iki padiri agamije.